none se uyu mugore ari mwana avuga ngo abakozi b'Imana ngo nta ngo abakozi b'Imana ngo baravangiwe abakozi b'Imana n'abagore ngo asigaye baba pasiteri wemeranya nawe urumva ntabwo twakemeranya kubera ko buri muntu wese afite umuhamagaro we buri muntu wese afite ukuntu yahamagawe uwo mugore afite uburyo yahamagawemo n'undi nanjye Samantha afite uburyo nahamagawemo rero buriya we afite uburyo yakontora agakiza kiwe cyangwa se agakiza k'inshuti ze bagendana mu buzima bwa buri munsi bimuha imbaraga zo kumva yuko nta mupasiteri w'umugore wamwimika cyangwa se wamuramburaho ibiganza agamuhesha ububasha bwo kuba pasiteri pasiteri w'umugore warimitswe warabyigiye ubifitiye ububasha nazo kanyimika ngeze ku rwego rwo kumva ko naba pasiteri numva ko nta kibazo ntabwo twemeranye kumva yuko nyine ngo umugore nta n'inyoni yishe ngo bisobanuye yuko nta muntu yakimika ibyo ntabwo nyembyemera kubera ko muhange agakiza kanje uburyo mankajera uburyo ngafata uburyo sengeramwe abantu bigeze ku itape yo kumva yuko nkwiriye kwimikwa nk'abapasiteri ntabwo byasaba ngo n'umugabo ugomba kunyimika ngo n'umugabo ugomba kunsiga amavuta y'ubushumba nashaka b'umugore ikizima nuko inzu umurongo ndimo kandi nzicingano ngomba gukomeza gukora n'undi nkazikora ntaho bihera no kwanga umugabo cyangwa umugore nase mu kubatizwa ubu nta bagore babatiza ntabwo no mu mazi no muri za deperi na hose bagiye kubatiza ntabwo haba harimo abagore n'abagabo baba pasiteri habatiza ubonetse uri hafi niba ugeze ku mugore niwe ukubatiza gute wumva yuko umugore atakubatiza kandi nawe uri umugore kandi nawe uri kubivuga uri pasiteri none se nta bantu batiza urakabyara bakagira Imana rwose wowe kuri kuvuga ngo uri pasiteri kandi ngo nta mupasiteri ngo wakwimika wowe nta buzimika umurongo ndimo kandi nzicingano ngomba gukomeza gukora n'undi nkazikora ntaho bihera no kwanga umugabo cyangwa umugore nase mu kubatizwa ubu nta bagore babatiza ntabwo no mu mazi no muri za deperi na hose bagiye kubatiza ntabwo haba harimo abagore n'abagabo baba pasiteri habatiza ubonetse uri hafi niba ugeze ku mugore niwe ukubatiza gute wumva yuko umugore atakubatiza kandi nawe uri umugore kandi nawe uri kubivuga uri pasiteri none se nta bantu batiza urakabyara bakagira Imana rwose wowe kuri kuvuga ngo uri pasiteri kandi ngo nta mupasiteri ngo wakwimika wowe nta buzimika hatandukanye reka tubifurize isha n'imigisha mu byo muri murakora byose wewe uherereye mu mpande z'isi zigiye zitandukanye uyu munsi ushobora kuri kurakora bikanga ugahangana bikanga akokomeza ushiremwo abaraga ejo bizagenda neza ubona ko byagenze neza ntujye ngo wihenure kuko iyi si ni gatebe gatoki ibintu birahinduka ejo wasanga umeze nk'abasaba abo bimye reka tubaze tubaha ikaze nduha nikaze uri imbere yawe wandambiwe hari ukuntu murajya muri intro wese yibagiye ko ari kumwe n'umuntu uravuga nanjye natwawe ngeze ntangiye no gusiga wagiye ukora intro ngufi uri wagiye ko turi kumwe akumba ndiko ndavuga ibintu birumvikana uzi impamvu kuzenguruka rwamagana kira mu ruzi Burundi wanyi Bujumbura ukagaruka mu Rwanda uzi impamvu uyu munsi abantu babona ko mengo baramaze kugera ku byisi baramaze kwizera ko ibintu babigezeho oya gikubita ubangura dukomeza twambuka imipaka hano Gikondo hari umugabo yarafite ama etage afite n'amazu akubungu bari kwifuza akazu k'ibihumbi 25 yarafite ama etage yabibaho ariko nyina rukuntu uvuga utuje wagira ngo sinzi nyine ukuntu mengo haba harimo akantu nyine kundi muntu buri mushaka kubwira gake nyine tape basta ntago njyasesereza ngiye nyura ku ruhande nkagenda nagaza ntago ndababwiye ko turi mu hoteli ntago ubona ko ubuzima bwahindutse oya ubuzima rundi bugenwa no witeka sibaza ngo wihinduriye ubuzima njewe izo mbaraga ntago nazibona none se uri iki njewe ntarakimwe ubundi bavuze ngo nakumenye ukiri urusoro munda ya nyoko bavuga ntacu uraba aho ugasanga uri kwihenura kuri mwene mama ugasanga uri kwihenura ku muntu sama umeze ute yemeze neza mu buryo bwose bushoboka yaba physical appearance reka y'inyuma undebye bose urashima wahera hejuru urumva hari igihe umuntu agera ku bintu ugasanga ari kwihenura kuri mwene nyirako ntamye ko Imana yonyene ari igomba kugeza ku byo reka ngubwire Didi ibyo twese turabizi ko ari Imana tubeshejeho turabizi ko no kuba turyama tukabyuka duhumeka ari Imana nuko nyine nawe warutangiye umbwira ngo urumva ngo umeze ute nyine wowe nakubwiye ngo gutyo uri kumbona ukurikije ukuntu Samantha mu kwezi gushize cyangwa mu mezi abirashize yarameze
birahagije guhita ubona ko ngiye Samantha ameze neza nubwo ntarindira kubikubwira nubwo nawe dukurikiranira kubibabwira bakimbona ameze gutya avuga ati that is good Samantha ameze neza pe urebe neza nturengere oya ndabizi ko kuba ameze gutya ni ukubera Imana kubera ko ibaye atariyo shange nubwo ahanjye haba haribagiranye pe ndabizi ariko kuba ameze gutya nanjye ubwanjye iyo nirebye ndavuga nti wise uri igitangaza gace tugere twumvikana biragaragara neza ko ukuri nuko umeze niko nahoze se ntago ari imbaraga zawe ni imbaraga zande ntago ari imbaraga zawe ni imbaraga z'Imana na sari izindi navuze Imana gusa hari umuntu yakoreyemo kagira inkuru rero nawe ugiye kumbera nka babandi bo muri commentaire oya kagira inkuru rero tugera twumvikana sama uri kubona harimo imbaraga zande se urashinjwa neza muno mwanya kuba ufise amaboko matagatifu aguhagatiye ariko noneho ariko ko mumfite we iburyo ibumoso ariko muri no misi ushobora kuba nkunzwe ariko nshobora kuba ndi boro ese uruhande rumwe barambwira ati Samantha ufite umuntu uri kukumeneramo urasa neza abandi ngo bra umwana ameze ne bese bundi hawa ubundi n'ibiki biri kujya mbere oya uri kubona harandi maboko ari kunyikiza nyine ajya kamera ngo nugukoma ngisyo komurusyo dokome n'ingasi ubwo mu kinyarwanda cyumvikanye ubushatse kuvuga ikira bisatse kuvuga ngo niba uri gusa neza tubishire ku Mana icyo ni icyambere yes akagasoro kubera Imana hari umwuka wera Mariya Magawe Gabriel mutagatifu yego gucungura isi ntago yamanutse hari uwo yabicishije hari cameraman uri hano hari Didi uri hano wose naworoshe bisigura ngo n'uyu nguyu ubu bwiza hari umuntu yawunyujijeho ariko se koko nawe urabubona dukuri nyine hari ubwiza uri kubona ngiye nabonye commentaire nyinshi ni iwawe nyinshi nshaka kuza kwandika muri commentaire iwawe ndavuga neka mbyihorere ko yakosigaye ndi umuntu uri hejuru ntago ndi umuntu wo kujya kwandika muri commentaire subizanya n'abantu babandika ibintu bidasobanutse uvuze ngo uzabandika muri commentaire wowe ubwo bwiza uri murabona bo ntago ari bwo babona kuko iburyo baba bandikamo commentaire ngiye mubona bameze nk'abantu bashaka kunsenya kunuka ibiki noneho wowe ndumva nyine biri gutandukana nyine n'ibyo ubona physically abantu bambwiye ngo kubusa neza ngo komeza wisere neza ngaba kuvuga nabi komeza wisere neza icyo ni ikirundi cyangwa ni ikiga ngaba kuvuga nabi ngo nuko byabananiye ngo nta bushobozi bwo gusa neza bafite ariko abenshi beshavuga ko nawamenye ndashaka inkuru ya mukorogo yanjye bakayibona uno munsi uravugisha ukuri bashaka Michael Jackson oya none iyo ubonye ikintu kivuzwa n'abantu umwe bari batatu bane batanu ubu nonesha kwibereka neza nyine kamera ankurure anzumiga n'ijisho ari kurure n'umunwa ukurure ni n'ugutwa gukurure n'izura rikurure ngiye nyine bayibone neza erega buriya nubwo yaba ariyo ntago ari ibintu bipfa kubura muzi ku mukoro gihenda ngeze kubaza amakuru mu gihe cyashize nsa nabi byadanje nyine nacupiye cyane nshaka gusa neza barambwira ngo guhera ku 200 ngo twakuvangira amavuta meza yo kwisiga ugasa neza uraza ukitereka uzi 200 binyishirira inzu bikankora stock bikamvuza narwaye bikavuza umwana yarwaye bikishyura umukozi uri kuza kumva kandi twinjira mu mwandiko rero sasa w'ikiganiro hari akantu ushaka kumva nkumvishe gatoya nta kibazo nyumvisha ukagira Imana urumva kunzwe cyane kandi wemerwa n'abadeperi benshi witwa Riziki asengeye abagore ngo baba pasiteri izanye ukuri kuva mu itangiriro abagore bakoze akazi kenshi pe no ku rugamba bagiyeyo ni uwuhe mugore wishe byibuse n'inyoni akayitambira Imana h'igitabo uhereye mu tangiriro ukageza mu byahishura yewe ntabwo umugore yambatiza ngo nizere ko nabatizwa nakomera kujya kwigisha ngize ukuri nawe yaba ari umugabo w'umusinzi ariko akambatiza aho nataha nemye uyu mugore aravuga uti abapasteri b'abagore simbemera nuko bashye tabemera kandi nawe narabonye ari pasteri nabonye asigaye yambaye ntuze kanoze k'abapasteri ne hano mu ijosi akora ngo umugore ngo nta n'inyoni ngo yigeze yica ngo gute ngo yaze ngo gukura ibyaha by'umuntu ngo yakoze
wenda icyo ngicyo cyose nakubwira ngo ngiye kwemeranya nawe kuko simbizi kuko sindi pasiteri ngo mvuge ngo ngeze igihe cyo kwimikwa mbe navuga ngo umugore ntiyanyimika ngo ngire pasiteri cyangwa nshyire amavuta y'ubushumba ngo mvuge ngo ndabitegeka umugabo niwe ugomba kubikora ntago mbizi kuko njye ntago ndi pasiteri sindi na pasiterine yenda umukozi w'Imana ku giti cyanjye nsenga ku giti cyanjye mbwiriza ku giti cyanjye nkuba Imana ku giti cyanjye ntayo banyine ngo ni pasiteri cyangwa abandi b'abanyasigaye bita ngo ni ba revera ngo ni bane ngo ni ba kuri TikTok none ngo ni ba potire ngo ni ba revera bande nyine buri wese asigaye yihimba amazina uvuze kanuko kuri TikTok hari umuntu ngafite amavuta ngasengera umuntu ngo agakira ibyo nsigaye bibona kuri TikTok rwose ejo wanagwara ukumva ku YouTube ngo umuntu ngo niyahagwaye ngo mutware kuri TikTok ngo amusengere ngo norayine kandi live ya kuri TikTok azosigaye zisengera niho hasigaye aba pasiteri nabo uri kuvuga bose abakristo bose ngo niho basigaye basengera gusa ngiye ntago urumva nyine ngiye sindi pasiteri nta muntu njya nsengera kuri TikTok bivuze ngo nawe rero ntuzagire umuntu wimika kwa aravuga ko muri ADPR bamuhagaritse yawe barakoze ahubwo nari ndi kwibaza aracyari muri ADPR bataramuhagarika cyangwa bamutenge aracyarimo niba bya n'ibintu byo guhagarika muri ADPR uzi impamvu se none se niba umuntu akubwira ngo nta pasiteri w'umugabo wamwimika kandi nawe ubwo ari pasiteri bivuze ngo nawe nta muntu watima mwimika kubera ko ari umugore aravuze ngo nta mugore urica n'inyoni yego none ngaje kwimika umuntu ngo abe pasiteri kandi nawe uri kubivuga uri pasiteri w'umugore uri pasiterine bivuze ngo nanjye bari ngo bakongera igihe cyo kwimika ntabwo naza ngo unyimike kubera ko watwihenuyeho utubwire ko nawe nta mugore wakwimika ubwo se muri ADPR abukimukora miki akoze ko ADPR ariyo dini ya mbere kontora ibintu byose akantu ku kandi bakabishyirana bakabitereka kuvuga ijambo rimwe kuri TikTok cyangwa ukajya kuri YouTube ukavuga ijambo rimwe rihabanye gato n'idini rya ADPR baraguhagarika aho kuguhagarika ntabwo baba bashatse kugutandukanya n'Imana cyane ntabwo bashatse kukwica ubica uri wa muntu n'ubundi wari uhagaze mu idini kumwe abantu baba bahagaze mu idini bashegashega n'ubundi badakomeye iyo umukanze ngo uramutenze ngo uramwirukanye ahita arambaraje nihe mpamvu hagarika umuntu muri none abantu bose bahagaritse muri za ADPR n'andi madini akomeye babaye abapasiteri kuri TikTok nihe mpamvu bari kubirukana muri ADPR bakaza nk'uwo uvuze ayo magambo sirizi iki yego ubu ngubu kuri TikTok ni pasiteri jyaho kano musacinga uramusanga ari live arimo arasengera abantu bari kubirukana mu nsengero kaza kuba pasiteri kuri TikTok ndakubwiye ngo jya kuri TikTok yawandikemo Riziki Chantal uramusanga live umva n'insozi ikiganiro abari kuri live no kuvuga ngo urumva niba muri ADPR baramwirukanye n'ubundi atarahagaze neza hita hirima umva amagambo yavuze ndamuhamagara ati duhurire mu rugo ibintu byakomeye basi wongera usengera impeta wongera usenge kugira ngo ku munsi w'urubanza Imana itazavuga ati sigara ngomba gushaka akantu katasambuza kuri wa munsi Imana ikavuga ati hoya Riziki we ariko murakina n'ubugingo cyangwa urahubwira akantu utararenga buriya murimo w'Imana nta muntu wihenura ngo uraje urihenuye ushatse kumvisha yuko usenga kurusha abandi bantu yego ushatse kwihenura kurenza aba pasiteri bamwe bakurusha nivuga butumwa bagutanze kwinjira muri ibi bintu wowe urinde mugore w'igitsina gore uvuga yuko nta n'inyoni wigeze wica akabyavuga nibyo ibyavuga nibyo wowe urabishimangira ngenda bishimangira urakoze cyane yabaye pasiteri kubera iki kandi azi ko nta n'inyoni yakica azi ko nta mugore uzamupfukamira ngo amwimika musiga amavuta y'ubushumba abe pasiteri kubera iki yavuze ayo magambo kandi abizeza cyo ko arengera bari umugabo yashatse kwereka uzi n'umuntu abivuga umuntu w'umugabo niwe wemerewe kwicara kuri kamera agatobora ayo magambo Riziki yavuze kubera ko umugore byicayemo akabivuga byaba bigaragaje yuko nawe imirimo yadukire nyine ubwo pasiteri bamwimikiye agiye gukora atazabushobora cyangwa se abigiyemo nk'akazi kako kuri TikTok biga basengera abantu n'abateka mitwe bose sigaba kuri TikTok babe mbese nyine no kuvuga none se ubwo urumva se atari byo uri umugore uravuga ati ngewe mugore nta n'inyoni nigeze nica mu buzima bwanjye ni gute nasengera umuntu akimikwa kandi nguri pasiteri ahubwo ndashaka kumenya uwo mupasiteri w'imitse Riziki ninde uwo ngo dushaka kano kanya uwo mupasiteri w'imitse Riziki mu gihe Riziki ahangara akavuga ati nge nta mugore wanyimika nta mugore wakica n'inyoni ntabwo yanyimika ngo pasiteri none wowe pasiteri nta bandi bantu uzimika nta bandi bantu nkanjye mu minsi iri imbere nzaba nabaye revera runaka Samantha mu minsi iri imbere ngiye kuba pasiterine reka revera ngiye kuba pasiterine Samantha none ndiba ndibaza munsi byabaye ngombwa yuko nimiko nkasiga amavuta y'ubushumba aba pasiterine wowe Riziki
urumva nzemera ko ntobera umutwe ukankora ku gahanga ngo ugiye kunyimika wowe kandi waravuze ko nta mugore wakwimika wowe uzaba unyimitse nkandi nkeneye kumenya kano kanya muri commentaire mutakira umuntu wimitse riziki abaraza kwimika nawe ndamusha yaba we ndamushaka genda amukore mu gahanga sinyura amavuta y'ubushuma bwo kumwimika sinyura pasari sinyura umuntu afite ubasha bwo kwimika sinyure umuntu afite ubasha bwo kwimika bureka gatonda bikasi mikoro fasha mikoro ndakubaza bureka ndakubaza sinyura wowe wimitse riziki Chantal sinyura yego wowe uri muri imika umuntu wavuze yuko nta mugore wamukora mu gahanga none wowe ko musigishije amavuta y'ubushumba nge nzatuma hora mu gahanga nka Samantha ndashaka kuba pastor Musimbe niba ndiga ubushumba warize iki ntago wahora mu gahanga wowe urahera ku cyumba ko waradusuzuguye byatumye tubona yuko bino bintu yagiyemwo yabigiyemo mu rwego rw'akazi gushaka indonke gushaka ubuzima abana bakabaho ntago yabigiyemo ko yakari ibintu akunze uravugisha ukuri ikintu acyumva yego abantu b'abanyamukari bari buze kunyumva cyane niba uri mu mubiri tugeze hano ntabwo uri basha kumva ibintu Samantha arimo kuvuga ariko niba uri mu buryo bw'umwuka kano kanyuraza kunyumva yego nta mugore wari wica n'inyoni niko iziki yavuze yarivuze pe ngo none uwo mugore utabasha kwica n'inyoni yampagarara mu maso akanyimika kuba pasiteri gute none aka kanya uri pasiteri ndashaka kumenya umuntu wakwimitse aza guhanaguraho amavuta y'ubushumba asenga asinyure asinyura amavuta y'ubushumba kuveho pasiteri wahe noneho basize kuri TikTok ngo ari iziki ngo ari ifu ngo kira noneho aba bapasiteri b'abatubuzi reka babwire ikintu cya mbere kizabaranga yego ntabwo bahanura ibintu bibi araza akakubwira ati Imana yagutabaye dore none haraza kareba profile akabanza agacekinga muri TikTok agahita abona ko utari mu Rwanda bitewe n'amafoto y'ahantu kwifotoreza yego ngo yehe ngo Imana iraguye ngo umuryango wose urakize ngo bose baje hanze murapfuye barahabasanze ahubwo none aha mu gitondo ibyanyu bigiye kujya ku musozi uri kubona uzamenye neza ko umuhanuzi ari umutubuzi ariko arimo guhanura ibitangaza urazamuka kuri live arimo areba umukobwa mwiza ufite ibisuko byiza bati uyu waransigira ituro ngo uyu muntu yitwarira ni comment ngo zamuka ngo herera mu kihe gihugu hose gatangira baza ngo bari mu kihe gihugu ngo ni muri Canada ngo yewe ngo famille yawe ngo Imana yayirengeye ngo mbonye kuri amamodoka ngo bazungu banyumuguri ba mukanya yaratangira ngo mushireho ituro ngo rwose ngo mugure ngo kubaga amazi no kwitukitaka baratura amaturo yose abantu baburiye mu rusengero ari ngoro y'Imana yo kuri TikTok bayita gutera amanimero muri commentaire ubu nugutura hanyuma rero wowe ngo wamaze kwimikwa akumva ko nta mugore aramburaho ibiganza ubu ni kuri TikTok uturisha asengera abake uzayikimenyane kiba kuri TikTok nigeze kujya kuri live y'umuntu nandika comment nka 500 ngazamura ranga ezamura aba diaspora gusa batuye mu Rwanda ngo ufite ngo profile ngo ifite ngo umwana w'inzobe ngo zamuka gashaka ari question uzamure abazamura urukumva nagiye kuri live marahi isaha nandika comment nka 500 nandika ngo amena banga kunzamura no kuvuga ngo rero hari abantu nyine baje kurimbura nyine baza kutubesha kandi muzabona kuri TikTok uzamenye kuko nagwa mwana uri pasiteri muzima uhera ku wa mbere uri kuri TikTok guhera mu gitondo kugeza nimugoroba uri kuri live ajya ngo niko kazi babagira niko kazi se kandi bakuraho amaturo yamaze kugusengera aturo akosereka tugende gacega none ubushize hari wambwiye nageze kuri live y'umuntu nsanga arimo aravuga ngo tugeze ngo muri wa mwanya mwiza ngo gushyigikiranga igicaniro nuko babyita ngo reka ngo nsabe ngo protocole ngo bashireho nimero ngo hasi ngo na code ngo abantu bashyigikira igicaniro ngo kandi ngo urajye umara gushyigikira igicaniro ngajya shyira muri quest ngo muzamure ngo musabire umugisha bikombe ku kantu yampaye hanyuma ukaza ubwo nta n'ufite na senyisa zonyine zo kurarira agahita zoheza ngo pastor ngo nashyizeho ngo nsabire umugisha ngo shyira muri quest nkuzamure akabara kuzamuye agatangira guhanurira ngo Imana itanze umugisha ngo Imana yengeye umuryango wawe ngo Imana iguha akazi gafatika ngo Imana iguha igishoro ngo urikoreye ngo ashyira amadolari aho uri mu bintu biri kubera kuri iyi mihanda uri kumva shyiramo shyigikira igicaniro nyirohereza ituro ubundi ushyiramo request nkuzamure ngo uheshe umugisha yego noneho ayo 500 ntanze abana banjye bari kubwa ndayaguhaye kuya numva Imana imvugaho maze kuyego kugira ngo nsabire umugisha utangiye kumbwira ibitangaza kandi koko mu by'ukuri byatangaza uri kunga ntabihari